Reka mbasuze kandi mbaha ikaze mwe mwese mukomeza gukurikira ibiganiro byacu hano kuri Cool Boy TV. Uyu munsi tuje ahangaha kuri mikoro kugira ngo tubagezeho imico igaragara ku bakobwa badakwiye nyine gushakwa. Ni ukuvuga ngo umukobwa ufite ibi bintu bikurikira tugiye kukugezaho ntuzigere umugira umugore. Niba uri kutwumva uri umusore cyangwa se uri umugabo uteganya gushaka umukobwa muri kumwe nuramuka umubonyeho ibi bintu tugiye kukugezaho haruguru, bro, ntuzigere ushakana n'uwo mukobwa. Ni ukuvuga ngo ni amagambo tugiye kugarukaho. Ayo magambo umukobwa ukunda kuyavuga ntuzigere umugira umugore. Niba uwo mukobwa ari uku nguku ameze kabisa ntuzigere umugira umugore. Reka tujye ku cyambere. Umukobwa ukunda kuvuga ati ngo njye ntabwo nahinduka, ngo I cannot change, ntabwo njye nahinduka. Ibi ngibi biba bivuze ko n'ubundi ntabwo aba ashaka gukura cyangwa se ntabwo aba ashaka kwikosora mu makosa nyine asanzwe akora. Ni ukuvuga ngo n'umubano muba mufitanye we nta kintu aba ashaka cyakwiyongeramo, nta n'ikintu aba ashaka mbese cyahinduka hagati y'umubano wawe nawe. Umukobwa umeze gutya jya umutekerezaho kabiri, ntuzigere umugira umugore. Ni wa mukobwa wawe rimwe na rimwe uzasanga yakoze ikosa, wumva arakubwiye ati ngo n'ubundi ukomeze ni uku nguku, ugomba kunkunda uko ndi, ngo ntabwo nahinduka. Ngo wankunze se utandeba, ntabwo nahinduka. Kubera iki wumva se ngo nahindurwa nawe? Umukobwa umeze gutya uzahite kuramo akawe karenge. Reka tujye ku cya kabiri. Umukobwa ukunda kuvuga iri jambo ngo do whatever you want, cyangwa se ngo kora icyo ushaka cyangwa se ukora ibyo ushaka. Akenshi na kenshi uyu mukobwa ni wa wundi uzaba wakwiyenjejeho rimwe na rimwe yakoze amakosa, noneho n'umubwira uti njye nawe tugiye gutandukana n'urugero, ahita akubwira ati ngo bikora uko ubishaka, ngo niba ari kubibona ntari. Uyu mukobwa ntuzibeshye n'umunsi n'umwe utekereza kumugira umugore. Akenshi na kenshi ubu ngubu ibi ngibi abivuga yarakaye atakwitayeho, noneho akakubwira ngo kora icyo ushaka. Uyu nguyu nawe uzamureka agende. Tujye ku ijambo rya gatatu umukobwa akunda kuvuga. Umukobwa ukunda kuvuga iri jambo ngo all men are the same, cyangwa se abagabo bose ni bamwe. Uyu mukobwa uyu nguyu aba afite ibikomere bitarakira, kubera ko ibi bikomere bishobora kukugiraho ingaruka wowe wahisemo kubana nawe. Ngo abagabo bose ni bamwe, ni ukuvuga ngo n'ubundi ibyo wakora byose yajya abibona, yajya kubonamo isura imeze nk'iya ba bandi ba mbere wenda baramubabaje, ugasanga nyine afite ibikomere byanze gukira. Uyu nguyu n'ubundi ibyo bamukorera byose ntabwo yabyakira, yajya avuga ati n'ubundi uyu nguyu nawe yazanyihinduka. Ni ukuvuga ngo uwo nguwo aba afite ibikomere bitari byakira. Uwo nguwo nawe wamureka akagenda, kubera ko ubanye nawe wazahura n'ingaruka zirenze. Reka tujye ku cya kane. Icya kane ni umukobwa ukunda kuvuga ati ngo n'ubundi ngo ibyabaye ngo ntabwo ari ikibazo cyanjye, ngo nta nubwo ari ikosa ryanjye. Wa mukobwa ukora amakosa noneho mwayaganiraho akavuga ati ngo n'ubundi ngo ntabwo ari ikibazo cye, ngo nawe byamutunguye. Ukumva nyine we ari kwirengagiza ibyo yakoze, ugasanga yakoze ibintu ariko ntabwo ashaka kubyemera, kumva ari kubishyira nko ku kintu kitagaragara. Wenda ni urugero wamufashe ari kuguca inyuma, cyangwa se wabonye ari guteretana n'abandi bantu, ariko we akakubwira ko atari we wabigizemo uruhare. Uyu nguyu uzamureke nawe yigendere kabisa. Uzamureke
yigendere utazababara. Reka tujye ku cya gatanu. Umukobwa ukunda kuvuga gutya ngo niba utabikunze wigendere, ngo niba udakunze ibyo nagukoreye wigendere. Uyu mukobwa uyu nguyu ni ukuvuga ngo nta n'umuhate aba afite wo gukemura ibibazo biri kuba hagati yanyu mwembi. Ni ukuvuga ngo n'ubundi uyu nguyu isaha n'isaha n'ubundi abagufata nka occupation cyangwa se occupation. Ni ukuvuga ngo abagufata nk'umuntu nyine ku buryo isaha n'isaha n'ubundi yakureka akagenda. Kugenda kwawe ngo ntacyo biba bivuze nyine kuri we tu. Uyu nguyu nawe uzamureke yigendere. Cya gatandatu ni umukobwa ukunda kuvuga ngo I don't care cyangwa se ngo ntabwo nzitayeho. Uyu nguyu aba afite icyo bita mu rurimi rw'icyongereza lack of effort muri relationship. Ni ukuvuga ngo nyine umubano wanyu mwembi nta mbaraga aba ashyiramo. Abavuga ati n'ubundi ibi bintu nta gaciro mbihaye, nta gaciro aba yabihaye, n'ubundi isaha n'isaha aba yakwigendera. Wamureka rero akagenda cyangwa se wowe ugakoramo akarenge karenge hakiri kare. Cya karindwi ni uko umukobwa ukunda kuvuga ati ngo mfata cyangwa se ubireke, gumana nanjye cyangwa se ubyihorere. Ni ukuvuga ngo uyu nguyu noneho wa mukobwa udaca bugufi, wa mukobwa reka mbivuge mu mvugo z'iki gihe, wa mukobwa utarya imboga. Umukobwa uzamureka agenda. Ni ukuvuga ngo mu rukundo hari igihe rimwe na rimwe bisaba ko urya imboga kuri mugenzi wawe. Abatari kumva ijambo kurya imboga, cyane cyane iyo bari kutwumva bakuze, kurya imboga ni ukwinginga umuntu. Urubyiruko rw'iyi minsi rusigaye rwarahinduye amagambo. Kurya imboga ni ukwinginga umuntu rero utakwinginga mugenzi we mu rukundo, uwo nguwo n'ubundi ntabwo aba azi neza ibintu arimo. Isaha n'isaha nawe wamureka akigendera. Mujye mubareka bagende. Gukundana bisaba kwingingana. Tujye ku cya munani. Icya munani, umukobwa uvuga ati ngo n'ubundi uhora umbeshya, cyangwa se akavuga ngo sinakwizera, ukamubwira ibintu akumva kuri kumubeshya. Ni ukuvuga ngo uwo nguwo n'ubundi nta cyizere aba agufitiye. Uwo nguwo ni wa wundi uzajya ubwira uti ngo sheri uyu munsi nagize abakiriya benshi, ntabyemere. Cyangwa se umubwira uti ndi ku kazi, noneho birangira avuye mu mirimo yari arimo azahengereza arebe niba uri ku kazi. Twumva n'ubundi uwo nguwo umubano wanyu uzaba ari umuriro. Reka tujye ku cya cyenda. Icya cyenda, umukobwa ukunda kuvuga ati ngo n'ubundi hari benshi baba bankeneye, ngo hari benshi baba banshaka. Iki ngiki mu cyongereza bacyita manipulation cyangwa se kubura respect. Nguyu nta nubwo abakubaha, bavuga ati n'ubundi nubwo wagenda hari benshi twahita duhuza baba bankeneye. Uyu nguyu nawe uzamureke agende. Reka tujye ku cya cumi. Icya cumi noneho ni umukobwa ukunda kuvuga ati ntacyo bitwaye. Mbese ni wa mukobwa nyine ukora ibintu bikakaye, ariko ugasanga we abifata nk'aho nta cyabaye. Ngo ubwo se ngo birango bitwaye iki? Kutaguhamagara se bitwaye iki? Ngo kuba wasanze ndi kuyivugiraho se ngo bigutwaye iki? Ngo kuba wasanze ngo ndi kuganira n'umuntu mu rugo ngo bigutwaye iki? Ngo wamfashe ndyamanye nawe se? Ngo bigutwaye iki kuba bamperekeza wenda mvuye mu kazi? Biriya bintu bigutwaye. Nyine ugasanga umukobwa mukundana ibintu bikomeye arabifashe, abigize ibintu byoroheje. Uyu nguyu nawe uzamureke yigendere kabisa. Uyu nguyu nawe uzamureke yigendere.
ngibi ni ibintu rero 10 twari twaguteguriye kuri uyu munsi. Ni ibintu biba byaragaragajwe n'ubushakashatsi bugiye butandukanye, tuba twaragiye dukura ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye. Mwibuke gukanda subscribe rero cyangwa se s'abone hano kuri Buhuru Boy TV kugira ngo buri munsi tujye tubana mu biganiro byacu bitandukanye. Mukande subscribe nanjye mumereze ku mafaranga kubera ko biba byamvunnye njya kubishaka kandi ndabizi neza. Nubwo utabyemera 100% ariko wenda ushobora kuba ukunda uwo mukobwa cyane wowe cyangwa se ukunda uwo muhungu cyane, ariko ibi bintu tuvuze ukaba ubibona bitewe nuko mukunda bakajya bakubwira ukanga kubyumva. Wenda bitewe nuko mukunda ushobora kumva iki kiganiro ugahita unadukatira ukavuga ariko aba bantu ibintu baba bavuga ni ibiki, kubera ko kenshi na kenshi umuntu akunda undi cyane hari ibintu aba yumva nyine tu bitari ibyo ushobora kuvuga. Hari ibintu bashobora kuvuga ku mukunzi wawe bitewe nuko umukunda kandi wenda ibyo bintu bikaba ari ibyanyabyo, ariko bitewe nuko mukunda n'umuntu uri kuza akubwira ibintu bibi kuri we ukaba wamubwira nabi. Ibi bintu twavuze haruguru nibyo, reka nongere nsubiremo nibyo. Umukobwa uzakundana nawe ukabona akunda kuvuga aya magambo twavuze haruguru, uyu nguyu nushaka uzamureke agende, cyangwa se niba witeguye gushinga urugo rwa battle after battle, fight after fight, ku buryo muzajya murwana uyu munsi tukaza kubunga tukabaganiriza mu kiyunga, ejo tukumva wamukubise ikintu kiboro, basigaye bavuga ngo ni kiboro. Ebana aho kugira mbese ugire urugo rubi wabyihorera. Umuntu ashobora gushaka nabi noneho akazamara ubuzima bwe bwose abona isi yaramubihiye, abona isi yaramubereye mbi. Oya, mujye mutekereza kabiri mbere yo kuhitamo abo mubana nabo. Nizere ko iki kiganiro mwagikunze. Nge nitwa Olivier Harerimana cyangwa se Buhuru Boy. Mwibuke gukanda subscribe, mujye mukanda subscribe muri benshi. Ndabizi ko muba munkurikiye muri mu bihugu bigiye bitandukanye, hano mu Rwanda, mu Burundi, muri Congo, East Africa hose ndabizi musigaye munkurikira muri benshi, kandi izi ngizi ni inyigisho ziba zikenewe mu bantu, kubera ko ibihe turimo ntabwo byoroshye. Usigaye ubona abantu babeshyanya, ariko ibi bintu wenda uramutse ubyumvise ukabibona ku mukunzi wawe ntabwo mwakomezanya. So reka rero tuzongere duhure mu kiganiro cyacu cy'ubutaha. Ndabakunda cyane.